The Cycle. The Cycle. The Cycle. Hey, The Cycle. Yes, The Cycle. Inkuru y'urukundo. Ese bro ko mbona noneho bikurangiranye nimero Ndeka mani ya none ndeka jewe ndeka ubundi bajya bango iminsi ko kirasa ariko ntihura. Kuki umunsi uri kumbera umunsi w'umwaka uko. Ese ko mbona renge twaye uyu munsi none uyu munsi yawe watwaye imodoka uno ari kubona Nyabarongo. Dore ko wenda nuko twayirenze naho bonde sha rwose waga. Reka nkubwire rero mani. Nawe uri umuntu umutipe urabizi. Ariko nta mwaka mubi ubaho numwe. Gutukwa n'abakobwa babiri mose umwe mani. Bazagituma nguseka kandi ari we wizize. Ubuse umukobwa wa mbere aragukopye. Uwo no wa kabiri se nundi uri gutereta. None ikintu kibabaje ntacyo uzimana. Aramamagengera ngo ni sheri wanyu umpamagaye yongeye agarutse muri mode. None numvise n'umukobwa ntazi. Niba ari uwo babana, niba ari ikintu akoresha telefone yiwe ndamwitabana n'ubwuzu bwinshi mani ampaye ikiboneza mvugo ndumiwe ariko abakobwa barakwira. Nese bundi kukibakubwira ni wumve wenda ngenda kubwira ariko nzaba numva kandi. Aponi yawe. Aha. Banzu yikupe ni yawe. Oyange bandi mu kazi uyu ngo aratozwa tuvugana ahubwo ibyawe sinzi ihangane tugiye mu kazi niba bari kugukupa rwose oya. Ariko mani ubundi reke business y'umunsi jewe kadushyiremo akazi cyabwo tugire sinyi participe mu mani oya uragomba kugaragara iyo reke business ya none sinyigaragare mu kabisa kuko ndumva afite umwaka mubi cyane cyore James ngo afite umwaka abakobwa bo barimo baramukupa ubutitse ibya business byo ntabwo akibitekereza ibi ntibisanzwe James arabona bahamagaye telefone ya Arno akagira ngo n'abakobwa bari kumuhamagara ese ibyi business bagiyemo Aruna James biri bugende bite ko mbona James adahari aha nuko dutangiye agace ka gatanu ka The Cycle iyi yo ni Ira TV Rwanda nge ndi Mpore Moses kugira ngo inkuru nizajye gucika ndetse n'ibiganiro byose bitambuka kuri Ira TV Rwanda kanda subscribe inkuru wakunze ukande like ndetse ukore share n'abandi babimenye nubigenza utyo uzaba uduteye inkunga ikomeye. Allo ninde tuvugana? Yes allo ninde muvugana? Aka kanyuso unyibagirwa rero nta n'isoni ufite none ushatse kuvuga ko ikibazo dufitanye ntacyo uzi se ngo ko numva nturu mujita wawe amanyanga yawe maze kuyarambirwa ikibazo dufitanye urakizi Thierry Mbabara ntushaka kunshyushya ubwonko sibyo narakwihanganiye bihagije ubu rero nta sase muwazo ntera urumva ariko se ko numva nzi jewe ukadashaka kunyibwira uragira ngo ikibazo dufitanye ngira ngo uzi bajori bangaye se papa se niwe jori we wifata untera inde nurangiza ute ukwepa ariko jori ese waruzi ko ntazakubonara twumvikane jori gabanya blague nawe nabyo twumvikana ndakuvuga ngo ntabyo twumvikana ikibazo dufitanye urakizi icara hamwe tugikemure ugikeme nk'umuntu w'umugabo ntushake kunyigira yimbwa ariko urabizi jori ntabyo nzi uri umukobwa ukuze kandi ufite imyaka y'ubukure ndakuze se waba warambye ku buryo wabuze imyaka mfite papa nyine reka nkubwire wikomeza kunkanga unantera ubwoba niba naguteye n'inda ntabwo nagufashe ku ngufu uranyumva neza nta soni uramamagara uri gukirungurira ubugiye uzibazo mfite hano ikora ahangaha nta n'isoni Thierry wishaka kuzana ibibazo hagati yanjye nawe nimba udashaka ko dushwana nanjye nawe bikaba ibindi ushaka ko nkwiyereka uwo ndi wese ariko ibibazo nzana hagati yanjye nawe nibiva he bikajya he yewe ntera ubwoba ndwaye umutima jewe wikomeza nk'ukunkanga kandi witonde ibyo urumubwira byose nanjye mfite ibyo nagusubiza sibyo ntago ni umwanya mwiza wo kuvugana nawe ibintu byinshi twumvikana ufite icyo kumbwira se ni iki wumva ushaka kumbwira ngiye nkeneye ijambo rimwe ku kibazo dufitanye gikemure cyangwa umbwire nimba utabishoboye umva rero nkubwire ndanakwiyamye ijwi ni irya James ariko izina ryo ngo ni Thierry naho mu rugo rwo kwa Annette na Nadia arimo arabaza Annette icyabaye kuko abonye ajugunya telefone ku buriri yirukanka ajya hanze ndetse kandi akaba yarari kurira baby none se kuri hanze wenyine ngiye mbonye uta telefone ndavuga ati karabaye waje mu nzu tukajya mu cyumba tukabivugana ibyo bintu Shanadi tumvaga idakanyishe uzi ko ya gahunda nari mfite mu kanya nkubwiye ngo ndambaye ndagiye yo koga se uzi ko James ambwiye ngo irapfuye nari ngiye guseka mpita nibuka yuko wabaye ariko mva nkubwire wambabariye ukaba focus ku buzima bwawe buzaza
reba nibwo ukirangiza ishuri sibyo ejo bundi sibwo urangije kaminuza wakihanganye ugashaka akazi ukava mu basore kutwo duhungu rwose mba numva tugutesha umutwe wababaye gusa ubu hari n'ikintu wabasha kwikorera senadi ubu okay nakibyo nabifokasingaho nibyo wenda nareba n'ibiki ako sinanzabaho ntakundana nyine gukundana ni kimwe no kurujyamo cyane ni ikindi kandi no kumenya uwo mu rujyanamo nabyo ni ikindi reka ibishashagirana byose si zahabu nashatse kumbwira ko basi nayobye nk'uko bwa mbere wabimbwiye uyenaga ari byo ndimo kuvuga sheri ariko icyo ndimo kuvuga wowe banza umenye umuntu muri kumwe mbere y'uko umwimariramo rega umuntu ukubwira ngo ndagukunda ntabwo ariko bose baba bagukunda kandi nawe ku myaka ufite mbanza umaze kubibona sibyo ihangane kandi ujya muri mudu rwose ibyo tunabyihorera njye se mwisohokanire mutware awuto ntabyo nshaka reka kumara n'ukuntu wajya guhora unyishyuza uhise ubyanga ngo basi iva mu muyaga ngo ino tujye mu nzu naho ku rundi ruhande arunafashije musi amujyana ku ruhande aramwererana arimo aramuganiriza ese bro ngwino namubwire gatoya wenda ari abazungu ntabwo bari kutwumva oya reba ukuntu uri muranyicira akazi bro nenzi kugira idea nenzi ko ufite idea nemenyereye ko ufite idea mu kazi none ndi kubona byagucanze uri gutuma nanjye muri icyo mvuga maze iminsi nari mu kazi none umaze iminsi ukarimo usaba ndi butangize iyi report ko aha ibya James bikomeje kugorana kandi bikomeje kuba urusobe naho mu rugo kwa Nadia babonye umushyitsi Nadia nshuti yanjye bitese ni so sheri iminsi myinshi a long time nari ngukumbuye bambi nanjye nari ngukumbuye usigaye warihugiyeho amafaranga yabaye menshi abakobwa bo mukize muribagirwa sheri ntago ari menshi nyine yari ahasanzwe urumva ese umva mbaze ngubaze wahinduye imodoka ryari uziko buranumiwe yo ntabyo uzi ntabwo nari mbizi pe yarabi ziko imaze iminsi uravugisha ukuri ntabwo duherukana rero ikigaragara twaraburanye ariko ntago ari urwango vraiment wambaye neza merci shani meza gake nyine usanze niyicariye hanze numva ashaka akayaga nyine umva nkigwamaye kamwe ngo uri mu rugo nahise natse imodoka mpita mvuga ati kanze kugorera ko nkufitiye inkuru izibabaje nizo nyinshi urebye uyu se kandi uje kureba Nadia amuzaniye inkuru nyinshi ndetse zibabaje aho ni amahoro Nadia kamubwiza ukuri mfite ikibazo kinkomereye kiri gutuma ntaryama ntasinzira eko bya bintu biri seri yerekana numve none numva amaze ngubwire bitwenge byagenda biretse ntago nongera guseka none ngiye kukumva pe ndabizi useka ubuse ariko mbabare ntuseke ibintu biri seriye uzi ngo ni za brag zanjye noneho do mfite ikibazo giteye gutya Nadia mpetse guhura n'umusore mwiza wumva mwahuriye rero zimezo ngizo ntazo yigeze ishusho media sinakubeshya nkabeshye se ngo twahuriye mu rusengero ko nta nibuka n'ukuntu basenga narapaganye pe nyine duhura kuri ishusho media umutipe turahuza aransaba kujya kumusura iwe njyayo turasangira nyine turasabana tambwira ko byarangiye wiseka ntabwo nshobora guseka birambabaje nyine ubwo ngubwo nyine birangira nteye inda eko mwana wanjye none ikintu kibabaje ntabwo ukizi nibwo bwa mbere twari tubikoze yesu sheri ahita ntera inda noneho bya bintu birakaze kubona inda si ikibazo umutipe mba ndetse kubimubwira ndihanganamo gakeya nyuma rero ndavuga ati ibi bintu ntabwo nabyihererana reka mbimuganirize numva icyo abivugaho Nadia nkibimubwira mutipe yarampindukanye ego komana sheri yarampindukanye arahinduka ubururu pe mbibona ego mwana wanjye inda arayihakana anera utwatsi arantuka ibaza umutipe wantutse akanyita indaya we mwana we yirengagije ko ni nk'aho yenda ari nk'uwa kabiri nari mpaye kuva navuka
arayihakana arantuka yanga kunyumva mbese ubu revo bigezeho sheri yaranamburotse ariko ubundi buriya kamera birimo kuzamuka nta kuntu wamundangira se ngewe nkwereka ibyo mukorera sheri urabizi ko utandusha amahane yaranyicaje ndiga ntabwo wabyumva nturese ubwo ngubwo nyine nta kundi ubu ngubu ndicara nkibaza iyi nda ngiye kubyara umwana udafite se bihakanye umwana bihakanye umutima umwe urimo urambwira ati emera umubyare undi ukambwira ati ikure oya nshuti yanjye oya ntabwo ngushyigikiye gukuramo inda urumva ihangane urimo kubyumva ntacyo ubuze urabizi neza hari ahantu banini na hanini kwanza hari hakeneye n'umwana kandi rega nanone ujye umenya yuko n'imyaka ufite nyine nayo irakwemerera kuba wagira umwana nta kintu bitwaye rero ndabyumva ariko hari ikintu uri kwirengagiza uzi kubyara umwana udafite se rega ntabwo none se sara ubwo apfuye ntabwo se apfuye aracyahari ikibazo gihari ntabwo kuba wenda yabyihakanye we umunsi azabona uwo mwana nakura ubwe azaza kwiruka inyuma niko abahungu bamera ubu ngubu mu mwanya ukiri mu nda arimo kukubwira ko ataguteye inda ariko mu munsi uzabyara azaza kwiruka inyuma sheri impamvu uri kubivuga gutyo nuko icyo kibazo atari bakimiriho oya sheri urabizi ko ikibazo kikuriho kiba kimeze nk'ikindi ariko ndimo kureba impande zose wowe ihangane ukomeze urwane urabizi ko kuva kera kose wari umugabo ukomeze wihangane shanadi none ntabwo bizi nkubwiye nk'amafaranga amaze kumusipendingaho sheri urabona ya modoka nari mfite imwe ya mbere wari uzi nkimena kugura iyi nshyashya nahise nyimuha eko mwana wanjye si ubundi ko wari warambwiye uzi ko nari ngiye kubikubaza se ko wari warambwiye ngo uzayima kubizi ko ibintu byo gutega utubayike rwose nabihaze sheri naguye mu rukundo uzi ubu numvaga rwose nyuma tumaze kuvuga ibyo bibazo ndi buhite nkubwira ati noneho nzi ejo nzaza kuyifata none ngo wari wihaye uwo musore naguye mu rukundo rw'umusore udashobotse umusore abasore b'inyarugenge ndabazi ahubwo ejo ashobora kuza apfukama gusaba imbabazi kugira ngo akomeze atware kandi nawe urukundo rwawe ni ishyano wagira ngo wowe na neti muravukana mwese wagira ngo mujya mu rukundo mwahumye sinzi ibibazo muhura nabyo reka nkubwiye nadi nimba yarandoze ibaze ko n'ubu yamborotse n'ubu yihakanye umwana ndacyumva umutima wanjye uri kumumbaza none ibaze umutipe ukuburoka kukwanga ni kimwe no kwihakana inda ni ikindi sibyo akakuburoka sheri natekereza amafaranga yanjye namuhaye natekereza imodoka yanjye namuhaye none nkumva ubwonko bwanjye burayaze nyine ni ukwihangana nta kundi none se kari ku isi imeze niko abahungu b'inyarugenge bimereye bose kandi ku murongo ntuzagire ngo reka kajya mu nzu njye kugushakira akantu ko kunywa sibyo nta kibazo burya koko ngo nyarugenge igendwa n'uyizi kandi ngo kigali ni amahanga uyu si we kandi ko bihakanye inda kandi barayimuteye arayiganisha he ese inama Nadia yari kumugira yo kuyibyara niyo nama nziza cyangwa icyoroshye nuko yayikuramo uyu mukobwa nawe ari mu mazi abira amafaranga umusore yarajyanye imodoka yaramwihereye none n'inda yamuteye yarayihakanye ageretseho no kumuburoka nimusengere uyu mukobwa pe iyi ni Ira TV Rwanda njye ndi Mpore Moses niba ukunda iyi nkuru kanda like jya muri comment wandike icyo wumva twakongeramo cyangwa icyo twahindura kuko turi hano ku bwanyu kandi niba wakunze n'iyi nkuru ntabwo wabyihererana bibwira inshuti zawe kora share kanda subscribe kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona iyi nkuru ndetse n'izindi nkuru zose n'ibiganiro byose byo kuri Ira TV Rwanda nk'uko bisanzwe iteka kubakunda niyo ntego ndetse no kubakorera umunsi wanyu ukaba mwiza kurutaho inshuti mukunzi wa Ira TV Rwanda
ntuzacikwe n'agace ka 6 ka desako. Bye bye.